Ndabaramukije cyane bakundwa, Muro Imana akomeze kubana namwe kandi umugisha Uwiteka atanga ukomeze kubomaho uko bukeye nuko bwije. Ntabwo mwahisemo nabi kwiyabonesha kuri iyi chaîne. Ni ukuri tuzakomeza kugenda dusangira iby'umwuka uko Imana izarushaho kugenda idushoboza muri rusange. Umunsi tugiye kuganira ku bintu bine ukwiye gukura mu nzu yawe vuba na bwangu. Kubera iki ibi bintu bine ukwiye kubikura mu buzima bwawe? Ni bimwe mu bintu bikomeye bizana ubukene iwawe mu nzu yawe, bikuzanaho ubukene. Twarabonye ko abadayimoni bameze nk'amasazi. Ni ukuvuga ngo nimba umwanda uri aho ngaho barawuzaho mpaka umwanda uwukuyeho kugira ngo amasazi ataza. Ni ibinyembaraga ariko cyane nanone bifite ubwenge bw'umwuka bikoreramo kugira ngo rero bize ahantu runaka, bize ku muntu runaka. Hari inzira, ibyo bita portals cyangwa doors, imiryango, les portes zizana ibyo bintu. Ni ukuvuga ngo abadayimoni, imyuka mibi kugira ngo izi wawe ize fite ibyo biriyeho, kugira ngo ize iwawe ku mubiri wawe hari ibyo igomba kuririraho, kugira ngo ize ahantu runaka hari ibyo igomba kuririraho cyangwa se iby'abadayimoni bakwiye kuririraho. Kubera icyo akenshi tugenda cyangwa se tugenda twibanda ku isi y'umwuka kuri chaîne Amavuta TV, ni uko rimwe na rimwe mu by'ukuri tubona yuko urugamba twahamagariwe twinjiye mu gakiza nakwita ko ni mu mudendezo wa Kristo Yesu, ariko duhura n'urugamba rutandukanye. Nibyo Paulo yandikiye Abefeso ibice 6:12, arabwira ngo ko tudakirana n'abafite inyama n'amaraso. Battlefield, urugamba rwacu, champ de bataille yacu ntabwo ishingiye ku mubiri n'amaraso, kuko tudakirana. Bisobanuye yuko abizera, abera b'Imana bakirana. Ntabwo ari ukwicara gusa ngo ukiranywe, ahubwo mu cyongereza bavuga ngo we do not wrestle. Wrestle ni wrestling, ni ukuvuga ngo ni ukurwana muri ringi. Iyo bita ringi harimo ababoxeri babiri barakubitana. Niyo Paulo aravuga ngo ndakubitana ibipfunsi ariko sinkubusha. Why? Ari muri wrestle. Ariko ikiza nuko urugamba rwacu Kristo yararunesheje. Icyambere muri uko kurwana ni ukubanza kumva aho urugamba rubera, uko rurwanwa, nta kindi ni Kristo rurwana. N'uburyo tugomba kugendera mu principe kugira ngo byikore automatiquement. Na impamvu tubigarukaho ni ihe rero, ushaka kumva tuvuga ku by'imyuka mibi, tuvuga kuki, nuko tuzi yuko abasirikare bo muri uru rugamba n'abanebwe, aribo benshi muri mwebwe mudukurikiye n'abanebwe, kandi natwe twagiye tubaho turi muri icyo kirere ariko tutazi urugamba. Imana yaduhishurira, iracyaduhishurira, kandi tuzakomeza kubagezaho ibyo twahishuriwe. Paulo aravuga ngo ndatura, ndizeye, nicyo gituma mvuga ndatura, ndatangaza kuko nizeye. Imana ishimwe cyane. Ibintu bine bizana ubukene mu nzu. Turi abasirikare ariko dukeneye kumenya uko duhanganye nawe, kandi dukeneye no kumenya uburyo turwana nawe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ubugingo buhoraho bubonekera muri Kristo Yesu. Nyuma yo kwakira ubugingo buhoraho, ariko hari imibereho y'abakristo. Iyi mibereho y'abakristo bahura n'uru rugamba rugiye rutandukanye. Buri wese arurwana bingana n'ubumenyi afite kuwamuneshereje, ariwe mwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Igikora difference, ikizana itandukaniro ku rugamba n'urwego rw'ubumenyi. Ubu hari ibihugu bimwe bikiri mu mashyambiyo, ku mipaka bikiri kurwanira hasi cyane infantry. Urugamba rubera ahantu hatatu nk'uko turi buze kubibona niba ngombwa muri iki kiganiro cyangwa se mu kindi. Rurwanirwa mu kirere, rurwanirwa ku butaka, ndetse rurwanirwa no mu mazi. Niyo mpamvu mu gisirikare hari marine force, hari infantry cyangwa se infanterie, ni abasirikare barwanira ku butaka. Hakaba ndetse na air force, izo ni ingabo zirwanira mu kirere. Ibyo nibyo biri mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26. Turema umuntu mu ishusho yacu, batware amafi yo mu nyanja. Ahere ku byo mu nyanja. Ntabwo ari ukuyobora bisanzwe, hari icyo Imana ivuze kizaba aho mu Itangiriro irahagararamo. Biravuga ngo ihagarara mu Itangiriro ikabona iherezo, ihamagarira iherezo mu Itangiriro. Irabizi urugamba bagiye guhura nabyo
nabo mu itangiriro. So muratwara amafi yo mu nyanja n'ibikururuka byose byo ku butaka ndetse n'ibiguruka mu kirere n'inyoni zo mu kirere, mu yandi magambo aho naho Satani nawe arwanira. Ariko ibyo byose abasubiranye ubutware muri Adamu wa kabiri ari we wa nyuma, ari we Yesu Kristo, basubiranye bwa butware, basubirana ubushobozi. Aho umuririmbyi aririmba ngo kwa Yesu dufite ubutware kandi dufite ubushobozi. Ni ukuvuga ko kugwa k'umwana w'umuntu muri Edeni yahananukanye no gutakaza ubutware bw'aha hantu hatatu. Niyo mpamvu hari abadayimoni bakorera mu nyanja, hari abadayimoni bakorera ku butaka, hari n'abadayimoni bakorera mu kirere. Ari naho headquarter ya Satani iri, nacyo tuzaganira, ibirindiro bya Satani ibikuru bikomeye biri mu kirere. Daniel yarwanye nabyo. Daniel yarasenze, ibisubizo bye bifatirwa mu kirere uheye ku munsi wa mbere yasengeyeho. Ibyo Bibiliya yita ubwami bw'ubuperesi. Ibyo tuzabigarukaho cyane. Reka twigarukire kuri ibi bintu bine bizana ubukene mu nzu. Narimo mbabwira ko hari icyo Satani yuririraho muri rwa rugamba rwe kugira ngo abashe kuza mu muntu, abashe kuza ku muntu, abashe no kuza ahantu. Mu yandi magambo, ubuzima tubayeho tubamo bwa buri munsi, ibidukikije, environment, mazingira, aho hantu hadukikije, ibidukikije bifite imbaraga. Ibintu bidukikije bifite imbaraga. Ibigukikije wowe dukurikiye bifite imbaraga. Ibyo biti bigukikije byifitemo imbaraga. Imitako igukikije ifite mu nzu na buri kimwe cyose. Niyo mpamvu yikuye mu nzu imitako ugakuramo buri kimwe cyose n'intebe, wumva hari ikindi kintu kidasanzwe kibaye, hari atmosphere idasanzwe. Hari umugani mu Kinyarwanda bavuga ngo igisakuzo, baravuga ngo sakwe sakwe ngo hakurya mu gihugu. Undi agasubiza ngo ikizu kitagira abantu. Biba biteye ubwoba. So izo nzu cyangwa se ibihangari cyangwa se kundi kuntu babyita amatongo cyangwa se n'ikindi kintu kiri aho ngaho kitatuwemo abantu, kitarimo abantu, hari ukuntu wumva bimeze. Nubwo wakinjira mu nzu ugasanga harimo byose ariko nta bantu babamo, wumva ko hari ikintu kibura. Na presence y'abantu, kwinjira mu nzu gusa ukamenya yuko haba abantu nubwo wahagera ntabahari, wumva ko ari inzu ituwemo ibabwamo n'abantu. Ariko inzu imaze amezi 2-3 nubwo yabituwe iteye itari umuturirwa, ukabona nta bantu, ikimenyimenyi ibyatsi bitangira kumera, n'igihe bipfupfunyuka mu makaro ye bikamera. Mazingira, ibigukikije, environnement igukikije ifite imbaraga, ubizi utabizi. Buri kimwe cyose kigukikije muri ibyo biro byawe, muri ofisi yawe, gifite imbaraga ku mitekerereze, ndetse nacyo ubwacyo kifitemo imbaraga. Niyo mpamvu kibura ugahangayika. Urufunguzo warubuze wahangayitse, contact wayibuze wahangayitse, ngiye gucisha indi, ngiye gukurira, ngire hari iyindi nabitse, imeze bite, ukababara, ukabura amahoro, ukumva hari ikintu cyabaye ku buzima bwawe. Kandi buri kigukikije cyose gifite igisobanuro. Ahantu uri hari impamvu hari. Aho hantu uri hahoze abandi bahahoze, ubuzima bari babayemo muri aho hantu sibwo wubayemo, kubera ko hari uburyo wahinduye. Uhashyira muri environment, uhashyira mu buryo bwawe kugira ngo hakore mu buryo bwawe, uhumeka ukumva ni wowe uhari, ukahahumeka naho hakaguhumeka. Mu mwuka, icyo urya nacyo kirakurya. Nimba uri ibijumba nabyo birakurya, nimba uri ibishyimbo nabyo birakurya. Nako kuri ku buzima, uvuga ngo ugiye gukora iki nacyo kiragukora. Niyo mpamvu hariho ubusabane bw'umuntu n'Imana. Niyo mpamvu hariho gusenga, simvuga gusa ahubwo n'Umwuka Wera agomba gusubiza. Niyo mpamvu hariho kuririmba. Uri umuririmbyi ugakora indirimbo ukajya uziririmbira, nta kintu byagufasha. Ukeneye kuririmbana n'abantu
biryoha ari uko umuntu impano cyangwa se icyo ufite kisangije n'ahantu ibintu bibiri bikoranye. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo tureme umuntu, let us make a man out of our image. Tureme umuntu. So iri kwivuga mu mbaraga z'ubushobozi bwayo Elohim, ari kwireba nka Elohim Imana Data, ari kwireba nk'Imana Mwana ndetse nk'Umwuka Wera. No kuba operation mu gihe azakoreramo, igihe gitangiye n'igihe kizakurikiraho, ariko ngo ni Imana Data mu isezerano rya kera, ni Umwuka Wera ugiye gukora mu isezerano rishya nyuma y'Imana Mwana nka Yesu Kristo uzaza muri ibyo bihe bigiye bitandukanye. Ni one God mu bihe bitandukanye, si uko ari Imana eshatu. Narindi kuvuga ngo hari imbaraga zo gukorana ndetse hari imikoranire y'umuntu n'ibimukikije. Ibyo byose rero bigenda birema atmosphere y'ubuzima abantu bashobora kubamo, ikirere abantu bashobora kubamo. Bishobora kugena ko ushobora kuba umukire, umugwiza atunga cyangwa umukungu, ndetse bikagena ko waba umukene, umutindi ndetse n'umutindi nyakujya ugatindahara. Nibyo ngiye kuvuga muri iyo angle cyangwa se muri iryo dirishya tugiye kureberamo hamwe ibi bintu bidukikije biba hariya mu rugo bishobora kuzana ubukene mu nzu. Ibi bintu ukibibona ukeneye kubikura, kubisohora iwawe. Kandi abakristo nibo bantu ba mbere nabonye bamwe muri bo benshi ndetse cyane baneglija, bapinga ubuzima bw'umwuka, ubuzima bw'umwuka. Ndetse biragoye yuko wakurana cyane ku rwego rudasanzwe n'Umwuka Wera utarabanje kumenya cyangwa se kugira amakuru y'ibyerekeranye nawo, ndetse no kumenya amakuru y'ibyerekeranye n'ibindi biwiyitirira mu yandi magambo. Kugira ngo ukizwe neza ni uko ugomba kuba uzi ububi bw'icyaha n'ibyaha byagize mu muntu, ukabanza ukabibona, ukabona imbaraga z'ibyaha n'icyaha, harangiza ukabona imbaraga z'agakiza. Bibiliya itangizwa cyangwa se igenda yerekana inkuru mbi ikerekana n'inkuru nziza. Imana ishimwe cyane. Turavuga uyu munsi ku bintu 4 ukwiye gukura mu nzu yawe bizana ubukene, mu yandi magambo bituma usubira inyuma. Ushobora kuba wari n'umukire, abantu bakwita umukire, ariko wowe umukene ugereranyije n'ubukire wakagombye kubugezeho. Urugero, utunze miliyoni 25 kuri konti, cyangwa se utunze miliyoni 40, utunze miliyoni 200, utunze miliyoni 400, utunze miliyari, utunze ibihumbi 80 by'idolari, utunze ibihumbi 120 by'idolari. Wo kumva ayo ufite ni makeya ugeranije n'urwego wakagombye kugeraho. Hanige nayayoyoka ugasigara ucungira kuri konti yawe ibihumbi 3 by'idolari, miliyoni 3 hafi zirenga. Hari undi ufite ibihumbi 50 kuri konti, hari undi ufite ibihumbi 20 kuri konti. Hari urugero hari ushobora kuba yari afite ibihumbi 50, yakagombye kuba none ageze ku gihe cyo gusevinga no kubi cyangwa se kubika agera ku bihumbi 500, ariko akaba akibika 50. Hari bimuzanira ubukene ku rwego rwe. Umuntu akena ku rwego rwe, akanakira ku rwego rwe. Ndetse ku rwego rwe ushobora kubona ari umukire, ariko akakubwira ati nkurikije urwego rwanjye narakennye ndetse ndi umutindi, ndi uwo kubabarirwa. Atunze ibihumbi 50 by'idolari kuri konti, atunze miliyoni 50 na zingahe z'amanyarwanda, akakubwira ati ndi umukene, afite ibipangu, afite iki. Ibyo turi mu kirere cyerekeranye n'ubukene n'ukuntu umuntu yiyumva mu isi y'ubukene n'ubukungu bitari mu mwuka. Turabishyira mu mwuka, kuko umukire n'utunze mu mwuka Yesu hari uko abavuga. Turi mu buzima busanzwe. Ikibazo nuko rimwe na rimwe ari igihe twirengagiza n'ubuzima busanzwe, tugafata ibintu by'umwuka tukabigira tukabizana gusa. Ariko nanone dutuye ku isi, tugomba no kureba bwa bukire bwacu turi gucungana nabwo ku isi.
ese nuwuhe mwuka ubugenza? Ni iki kigenza ubukine, ubutunzi bwanjye? Ese ni gute ubundi ubutunzi bwanjye butantwara, ahubwo nkatwarwa n'umwuka w'Imana, ariko akampishurira uburyo nkwiye gucunga no kugena ibyerekeye n'ubutunzi bwanjye. Bibiliya ivuga cyane, yigisha ku butunzi. Salomo aravuga ngo murebe ikimonyo, murebe iki, agenda atanga ingero nyinshi, uburyo gihunika, uburyo by'imikorere yacyo. Nawe ikintu cya mbere kizana gikurura ubukene mu nzu yawe ni imyenda utacyambara. Iyi myenda utacyambara, cyangwa imyenda yashaje, cyangwa se imyenda utacyambara, ushobora kuba utakiyambara ari mishya, imaze igihe kinini ariko yari mishyashya, cyangwa se ukaba utakiyambara ari uko yashaje. Ni urugero. Nawe ushobora kutayambara bitewe n'uko ishaje, ushobora no kutayambara bitewe n'uko utakiyumvamo. Waguze imyenda uyikunze, uyiharaye, ukajya uyambara buri gihe, ariko ubu ntabwo ukiyambara, ntukiyambara ubu. Ese uzi impamvu iriya myenda waguze uyikunze uyambara, izo nkweto waguze, iyo myenda, reka tuvuge ku myenda wabiguze ubikunze, ariko ubu utakiyambara? Uzi impamvu utakiyambara iriya myenda? Warayambaraga uyikunze, uyiharaye, uyambara. Dore impamvu ngiyi ikomeye, nuko mu by'ukuri ibihe byarahindutse. Muri kiriya gihe wayiguzemo wenda ntabwo kigezweho, muri kiriya gihe wayiguzemo ubu warabyibushye, wenda size yarahindutse, ibintu byinshi byarahindutse kuri wowe. Mu yandi magambo, byasigaye ari amateka. Ibintu bitambutse biba amateka. Biravuga ngo kuri dusohoyemo aba ariko tugenderamo. Reka mbizane muri iyo sansi. Ni ukubera iki Yesu yavuze ngo ndashaka mu nziturire icyana cy'indogobe kitaricarwaho, kitaragendwaho, nicyo nshaka kugenderaho. So iyi myenda utacyambara ntukwiye kuyitunga mu nzu yawe. Iyi myenda utacyambara, utagishyiramo ngo ugende, ushyiramo umwenda wawe ngo ugende. Ukwiye kuyisohora iwawe. Iki ni kimwe mu bintu bizana ubukene, ndetse bikazana mu nzu yawe ubu gusubira inyuma, ubuzima bwawe bugasubira inyuma. Wowe uzavinze kimwe mu bigukikije, hari aho gifitanye isano n'ubuzima ubayemo. Ni ibya kera, warabisize imyaka 5, 6 utunze imyenda utacyambara. Hafite ibivarizi, imyenda yatonze urumbu, ntukiyambara, iri aho ngaho. Iyo myenda iziritse amateka yawe. Imyenda ifite imbaraga, imyenda ifite isano n'ubuzima bwawe, ishyiramo ibyuya byawe. Imyenda irakumva nawe ukayumva, urayambara ukavuga ngo iramfitinga, iri kuri size. Niyo mpamvu unayigabanyisha ugashyira kuri size yawe. So imyenda rero ifite ikintu isobanuro gikuru kandi gikomeye ku buzima bwawe. Wicaye ahantu hamwe uri gutekereza, uri kuri mashine wandika imishinga, niyo wari wambaye. Wagiye gukora ibintu runaka, ariyo wambaye. Utekereza uyambaye, ibyuya biyazamo. Niyo mpamvu bajya kuyimesa cyangwa bakayifura bakayishyira mu mashini. So imyenda iziritse amateka yawe. Niyo mpamvu ureba mu ifoto, ukavuga ati ahangaza uko nari nambaye ishati, akagashati naragakundaga, uyu mwambaro runaka narawukundaga, byararangiye. Imyenda uyibitsemo iki? Yifata uyitange, yisohora uyitange, uyihereze ababuze imyenda. Reka bambareho, nta kibazo, wenda amateka yawe nimba ari meza, reka bayambareho, ariko nabo n'urwego rwabo, ariko nabo barayishaka. None se uyibitse iki? Ari mu nzu n'iki n'icyo uracyabibitse. Yisohora uyitange, nawe wasigarana imyenda ingahe ariko uzi wambara muri iyo minsi, uyishakire windi n'indi nawe uyitange. Kubera icyo ukibitse, ni impamvu ebyiri ukibitse. Icya mbere ni ubugugu, icya kabiri ni ubujiji, aribwo bujiji bw'umwuka turimo turakosora.
by'ukuri usanga ntacyo bimaranye. Imyenda rero ifite agaciro gakomeye, ifitanye isano n'amateka yawe n'ubuzima bwawe buri kubamo. Kubera icyo umupfumu biravuga ngo abana b'isi bazi ubwenge, niko Yesu yavuze ngo mwigire ku bana b'isi kuko ari abahanga mu by'ubwami bwabo. Natwe dukeneye ubwenge bwo mu mwuka nk'abana b'Imana kugira ngo turusheho gusobanukirwa no guhumuka mu kirere cy'umwuka, tubashe kugendana n'Imana yacu. Imana ishimwe. Ni Imana yarambwiye ngo I'm God in all details, ngo ndi Imana yo muri detaye zose. Nababwiye ukuntu nashatse gukritika rimwe ibintu by'Imana, Imana ikanjijura, now ikankihana umunezero ndetse n'ubugwaneza mu ijwi ryiza. Hanyuma kuko ntitwitura uburyo twaje tuvugamo, si nk'umuntu ngo agusubize uburyo utekereza mu bijyanye n'ubujiji bwawe, irazi ikagusubiza ati mwana wanjye si uko byakagombye kuba bimeze, ukanyurwa. Gucyahwa ndetse no kujijurwa n'Imana ni byiza. Imana ishimwe. Ni umubyeyi udasanzwe, ni umubyeyi uhebuje. Ineza ye uko avuga, Imana ishimwe cyane. Igihe kimwe abasirikare baje gufata Yesu, baramwumva, bajyana ahantu arabaganiriza, basubirayo. Naratanga Bibiliya avuga ngo basubiyeho banezerewe. Baravuga ngo ntabwo turumva umuntu uvuga neza nk'uyu mugabo. Uyu mugabo avuga neza. Nibaza amagambo Yesu yarimo aganiriza aba basirikare. Baranezerewe cyane. Imana ishimwe cyane. Ijwi ry'Imana ni ryiza cyane, riri pacifique, rira pacifiya, rizana amahoro mu muntu. Imana rero yita ku bintu byose. Irimo inyigisha ngo I'm God in all details, I'm God in details. Ndi Imana muri detaye zose, mu buzima bwose, mu bintu byose. Niyo mpamvu aho uri irabizi, n'ibyo bigukikije byose irabizi. Imana ishimwe cyane. Ntugapinga ibintu. Imana ni Imana izi buri kimwe cyose. Tekereza aho igeze ikavuga ngo n'imisatsi yo ku mutwe wanyu. Ushobora gutekereza ko you do not care about your hair, ntabwo utekereza ku musatsi wawe, ariko ni Imana inareba umubare w'imisatsi ikayibara ikabizi. We yaduciye nk'imanzi mu biganza byacu. Hari amatatiwaje, n'amatatiwaje y'Imana yadushyizeho. Amatatuwaje na amatatu, Bizatatuzi. Niyo mpamvu iyi mirongo ntawe uyihuje n'undi. Niyo mpamvu fingerprint, igikumu uri gutera ahantu, ari nacyo cyizewe cyane kuruta signature yawe twayigana. Iyo signature yaba falsifiye, yakiganwa, ariko fingerprint, igikumwe, umukono w'Imana ntawabihuza n'undi. Waba ari impanga, waba uri uko mwamumeze kose, mwaravutse, nawe ushobora kubihuza n'imwe. Niyo mpamvu igera no ku myambaro ikabiza impamvu iyo myambaro. Bigenda ivuga ngo ni njye n'abambitsi. Imana itanga detaye z'imyambaro abatambyi bagombaga kwambara, buri kimwe cyose, za efodi n'ibindi bigiye bitandukanye. Ni Imana ikomeye. Ne badinez pas avec Dieu. Ne badinez pas avec Dieu. Nimugakine. Ne joue pas avec Dieu. Gakinishe Imana. Hari ibitekerezo byacu tugarako so ni Imana koko n'ibyo bintu byose yabijyamo, ibijyamo. Mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 2 umurongo wa 9, reka dusome twihuse. Turi ku Imana iri kureba no ku myambaro n'ikintu kigiye gukorekera mu mwambaro. Abami ba kabiri ibice 2 umurongo kuva ku murongo wa 9 biravuga ngo bageze hakurya Eliya abwira Elisa ati nsaba icyo ushaka cyose ndakigukorera ntaratandukanywa nawe. Elisa aramusaba ati ndakwinginze ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Eliya aramusubiza ati uransaba ikiruhije cyane, icyakora numbona nkigukurwaho birakubera bityo, ariko nutambona siko biri bube. Bakigenda baganira haboneka igare ry'umuriro n'amafarasi y'umuriro batandukanya. Nuko Eliya ajyanwa mu ijuru muri serwakira. Elisa bibonye arataka cyane ati data wabereye Isirayeli amagare n'amafarashi. Nuko ntiyongera kumubona, maze afata umwambaro we. Umva aha hantu, maze afata umwambaro we awutanyaguramo kabiri,
atoragura n'umwitero Eliya ataye asubirayo. Ageze ku nkombe ya Yorodani arahagarara, yenda wa mwitero Eliya ataye awukubita amazi, aravuga ati Uwiteka Imana ya Eliya irihe? Amaze gukubita amazi yigabanyamo kabiri, amwe ajya ukwayo ayandi ukwayo, Elisa ahera ko arambuka. Uyu mwambaro ukoze ibikomeye, uyu mwitero ukoze ibikomeye. Ni umwitero nk'uko waba ufite furari yawe, furari itera amazi. Ku murongo wo hasi aho twari tugiye gukurikizaho havuga ukuntu abana b'abahanuzi babibonye, bavuga amagambo akomeye cyane bamaze kubibona. Aba bana b'abahanuzi, reka twumve amagambo bavuze. Maze ba bana b'abahanuzi b'i Yeriko bari bamwitegeye, bamubonye baravuga bati umwuka wa Eliya ari muri Elisa. Nuko baza kumusanganira, bamugezeho bamwikubita imbere. Imana ishimwe cyane. Barabibonye, babona ibintu akoze, babona wa mwitero awukubise mu mazi, babyitegeye bari hakurya. Baravuga bati nta kabuza yamaze kugabana umwuka wa Eliya. Nababwiye ngo twigire ku bana b'isi, niko Yesu yavuze, umwami wacu. Bazi ibibiri mu myambaro. Kuki umurozi aza kukwiba boxa yawe? Kuki aza kwiba sous-vêtement yawe? Kubera iki aza kukwiba masujipe, sinzi nimba abantu bakiyambara? Kubera iki aza kukwiba za mugondo, sinzi nimba abantu bakizambara? Kuki aza kukwiba amasutiye? Kubera iki? Kubera iki aza mu masutiye gorge? Kubera iki aza kwiba ibyo bintu byose? Robe de nuit, imyambaro yawe akayitwara. Abantu benshi mujya mubura imyambaro, ni abapfumu, ni abakonikoni baba bayitwaye, ukabura imyambaro yawe, ukabura buri mwambaro wawe. Bazi imbaraga ziri mu myambaro. So ikintu rero gikomeye cyane cyinjiza abadayimoni hariya mu nzu yawe, n'imyambaro yawe utacyambara, utagihuza cyane n'umubiri wawe. Abadayimoni bo hari ibyo bayikoreraho, naho waba ubizi naho waba utabizi. Mu yandi magambo, tubona Pawulo mu Byakozwe n'Intumwa ibice 19, biravuga ngo kandi Imana yakoreshaga amaboko ya Pawulo ibitangaza n'ibimenyetso. Ngo bazanaga abarwayi bakaba, reka twasome neza kugira ngo ntavuga cyane mu mutwe. 19 kuva ku murongo wa 11 biravuga ngo kandi Imana yakoreshaga amaboko ya Pawulo, aha ni mu Byakozwe n'Intumwa ibice 19 umurongo wa 11, ngo kandi Imana yakoreshaga amaboko ya Pawulo ibitangaza bikomeye, ndetse bashyiraga abarwayi ibitambaro n'imyenda bivuye ku mubiri we, bagakira indwara zabo, abadayimoni bakabavamo. Imana ishimwe cyane. Turahangaha bazanaga ibitambaro bakuye kuri Pawulo, ku myenda ya Pawulo, bigakiza abarwayi cyangwa se bakabikuzaho. Hari imbaraga ziri mu myenda, there are energies. Hari imbaraga ziri mu myenda. Imyenda kubera iki? Itwaye icyuya cyawe. Ushobora gufata ikote rya runaka waryihumuriza, ukavuga ati iyi ni impumuro ya kanaka, iyi ni impumuro ya kanaka. Barambara impu bariya, hari ibyo bambaraga. Esawu na Yakobo, Isaka bafashe, aravuga ati ndumva impumuro ari iya runaka. Hari icyuya cy'umuntu, hari ubwumvane bw'umuntu, hari impumuro y'umuntu. Imana ishimwe cyane. Iyo myenda utacyambara ni kimwe mu bintu bizana abadayimoni mu nzu yawe. Ese kutakiyambara kubera icyo uyibitse imyaka 10, 15, 10 n'ingahe? Yes, reka nihute ku kintu cya kabiri, niba ngombwa ndahagaruka. Ikintu cya kabiri kizana ubukene mu nzu yawe, abadayimoni bashobora kuba banakoreramo mu buryo utazi, nicyo tugiyeho. Ni ibikoresho bimeneka. Ushobora kuba ari ibyombo birimo ibirahure, birimo amadongo,
ibikoresho ntabwo ushobora kongera kubisana. Hari abantu bashyiramo ubushishi cyangwa amasupaguru mu madongo. Mu by'ukuri ibyo bintu ntabwo ari byo. Hari ahantu nigeze kubona ku ifoto abantu bari kunyereka muri telefone, ariko mu by'ukuri si byo. Ibikoresho bimeneka harimo iki? Harimo imitako mushyira mu mazu yanyu igiye atandukanye, amatablo n'ibindi bigiye bitandukanye, amamiroirs, indorerwamo. So ibi ni ibikoresho udakwiye gufatanisha ngo ngiye kubidodesha ngo ngiye kubikoresha. Bisobanuye iki ibi bikoresho bimeneka iyo wabibitse mu nzu? Ubundi bisobanuye gutakaza. Niyo bimenetse biba bisobanuye gutakaza, kubura, kunyagwa. Nihuta iki kintu gikemurwa n'iki? Bihimishe kugura ibishya. Buy new things. Nimba hamenetse ugura ibindi. Nimba hamenetse amatasi ugura yandi. We kuvuga ngo ibintu ngo reka mbirundanya ari yango ushanga iyi tasi yari nziza, n'umuntu uba warayishyize ari yari nziza gute? Ibyo ni ibintu byagiye. Amateka ni amateka byashize, wikongera kubikipinga ara mu nzu. Ufite igikombe cyahongotse, igikombe kigura ayangaya, itasi yahongotse igura ayangaya, ngo ufite ngo tablo biriya bamanika mu nzu mutako, bijugunye. Shaka ibindi bintu bishya. Why you still keeping that at home? No, bite rwose. Abantu banywera mu matasi yahongotse, ujya gusura umuntu ukabona itasi yarahongotse, uzamwongora umwete mwene data. Siyako mu Rwanda nyine hari ukuntu umuntu agira gutya akakwihorera, ariko akaba yagucishijemo ijisho. Uri open kuri we wabimubwira, ntabwo ari byiza ibintu ngo zingoroji, ntabwo ari byiza. Reka njye ku kintu cya gatatu twihuse, inkweto zishaje. So mu byerekeranye n'inkweto, inkweto ni ikintu gikomeye cyane ku buzima bw'umuntu. Inkweto ni ikintu gikomeye ku buzima bw'umuntu. Urugendo rwawe rurangwa n'intambwe ugenda utera. Intambwe utera ziri ni ibirenge byawe. Ibirenge byawe byambaye inkweto. Now izi nkweto zigaragaza mu by'ukuri ubuzima bw'umuntu, intambwe agiye atera. Ingendo umuntu atera mu buzima azitera yambaye inkweto. Niko navuga. Inkweto zigaragaza aho uzajya, aho uzerekeza, aho uzagenda cyangwa se uko ugenda. Intambwe z'ibirenge byawe bibiri igenda zigarukaho. Ni ukuvuga ngo ni uko ibirenge byawe byambaye inkweto. Inkweto zawe cyangwa se ibirenge byawe bigaragaza intambwe zawe, zigaragaza aho uzagera. So hakenewe rero kuba wambaye inkweto. Inkweto mu buryo bw'umwuka zihishe ibintu byinshi bikomeye cyane. Paulo ahishura yavuze yuko dukeneye kwambara inkweto nk'ubutumwa bwiza. Agakiza tukakagira nk'ingofero. Yagiye avuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Kwizera nk'icyuma gikingira igitozo, umukandara nk'ukuri. Agenda avuga ibintu byinshi, ariko ageze ku nkweto aravuga ngo noneho dukwete inkweto arizo butumwa bwiza. Bisobanuye iki? Yesu yaravuze ngo aho muzajya ntibabakire, muzakunkumurire sandari zanyu, muzikunkumurire umukungugu mugende batabakiriye. Mu yandi magambo, utashyigikiye umukozi w'Imana, utagize icyo umushyigikira, uzakunkumure nk'umukozi w'Imana, uzakunkumure. That's why you need also to support servant of God. Mukeneye gushyigikira ivuga butumwa, mukeneye gushyigikira abakozi b'Imana b'ukuri, babwiriza, abahanuzi b'ukuri, abakozi b'Imana b'ukuri, abigisha b'ukuri, mukabashyigikira. Ni byiza cyane. Hanyuma avuga iki? Go into all nations, mujye mu mahanga yose. Iyo ni great commission, ni inshingano nyamukuru yadusigiye. Mugende. Kujya mu mahanga yose ugenda wambaye inkweto, ntabwo ugenda wambaye ibirenge. Bibiliya iravuga ngo dore ibirenge byuzanye inkuru nziza. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu iyo utashye uvuye mu kazi, ejo utongera kwambara za nkweto zimeze kwa kundi. You need to clean. Ukeneye gusukura inkweto zawe, ukoza inkweto zawe zikamera neza. Maze kuzoza bisobanuye iki? Aho uri ugenda hasa nabi, so urazi cleaning. So ni gute ubitse inkweto zashaje hari iwawe?
ni gute ubitse inkweto zashaje mu etajeri iwawe? Uracyabibitse? Mubona ko hari n'abantu bagenda mu mago bavuga bati mufite inkweto zashaje ngo tuzigure, mufite inkweto zashaje ngo tuzigure. Barabizi ko hari inkweto zashaje iwawe, mujya muzigurisha cyangwa muzitange, aho nta kibazo. Ariko izo nkweto zashaje kubera icyo uzigure, bari impamvu bazigurisha uko bagiye kukuroga, barazifata bakazihindura nshyashya cyangwa bakazigurisha nabo mu buryo butandukanye bwa second hand, nk'uko ibyo mwambara bya caguwa cyangwa se iby'abantu bambara bya caguwa ari iby'abazungu babihanaguje cyangwa se bakagira uti. Nanashimira politike nziza y'igihugu yaciye caguwa, ni byiza cyane kuko reba nk'umuntu kujya kwambara ngo abantu, ndabyibuka abantu benshi wasangaga bagura amabokisa y'amacaguwa, ukagura ngo n'imyambaro y'imbere y'amacaguwa rwose, ugasanga abakobwa inkumi batonze umurongo barimo baragura ngo by'amacaguwa, ibintu byose bigiye bitandukanye. Ngo birakomera ngo bigira ute, nawe ni umwuka w'ubukene. Waguze bishyashya bivuye mu iduka bitarambarwa n'undi muntu, byasaza, nubwo byaba ari magazin niko mubyita cyangwa se magazin niko mubyita, ariko byasaza ukagura ibindi, ariko ari wowe ucyambaye bwa mbere. Ugiye kwambara ibyuya by'umuzungu Jean Claude, Jean Pierre, Smith, Fritz, Leonardo, amazina utazi, abantu nabo bafite imivumo na za karande n'ibindi bintu, ibyo byuya byawe ugiye kubihuza n'ibye, ibibazo nabyo bigiye bitandukanye. Abantu bagiye bafungura amabaro, murabizi, basangaga harimo n'ibindi bintu ku myenda n'ibindi bintu tutavuze. So ibyo byose ni imbaraga, ibintu bikikije umuntu, ibintu yambara, ibintu arya, ibintu, ibyo byose ni imbaraga ziba zibirimo tutazi. Abera b'Imana abakristo bakwiye gufungura amaso, bakaba n'Imana yita kuri buri detail yose. Reka turebe yuko Imana yitaye no kuri detail z'inkweto. Turebe mu byakozwe, nkunda igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Reka turebe mu Gutegeka kwa 2 ibice 29 umurongo wa 4. So Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo kandi Uwiteka ati, namaze imyaka 40 mbashorerera mu butayu, imyambaro yanyu ntiyabasaziyeho. Imana itangiye gukeyaringa ku myambaro, ngo inkweto zanyu ntizasaziye mu birenge byanyu. Imagine, inkweto zanyu ntizasaziye mu ibirenge byanyu, ntibyasaziye mu nkweto. Ni Imana yitaye ku myenda yabo, ni Imana yitaye no ku nkweto zabo, irazirinda inkweto, ntibigize bazisajisha. Mu yandi magambo, Imana irimo irabibutsa, ni Imana ibagejeje hariya, ariko irenga kwita ku rugendo yabatambukijemo n'uburyo yagiye ibarinda, ariko igaruka ku masandari yabo, igaruka ku maslippers yabo, ku nkweto zabo, ndetse inabibutsa imyenda. Why God is reminding them their clothes and their shoes? Kubera iki Imana iri kubibutsa ibi bintu? Igeze ku nkweto, ku birato byabo ikabibibutsa. Nuko ari Imana yita kuri buri kimwe kandi izi impamvu. Nimba yararemye ikirenge, yari izi iki kirenge kizambara. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Iri kuvuga ku bintu by'inyuma, ariko bishobora kwambara inyuma, ariko bishobora kwinjiza izindi mbaraga cyangwa se kugira ikindi kintu bitanga ku mubiri. Wenda birashoboka ko iyo bambara ibirenge bari kwivovota n'iki, ibirenge bikabyimba bikagira ute, ariko n'Imana yabarinze ibamenyera n'inkweto. Imana ishimwe cyane. So Imana ihimbazwe cyane. Niyo mpamvu ukeneye gufata inkweto zawe zishaje ukagurisha, ugakuraho, cyangwa se ukajugunya, cyangwa se ugahereza abantu. Mu yandi magambo, nimba zishaje cyane, wihereza umuntu ibishaje cyane, bijugunye, cyangwa se cyane mu mayarara no mu bindi bintu bigiye bitandukanye. So Imana ishimwe cyane. Ukwiye kwita ku myambaro yawe, umukandara wambara, inkweto wambara, imyambaro wambara. Ubundi umuntu w'umugabo uzi kwambara, reka nivugira abagabo, wenda abagore simbizi cyane, ariko umugabo uzi kwambara uzamurebera ku bintu bitatu, cyangwa se umugabo ukeye w'umusirimu umurebera ku bintu bitatu.
umurebera ku nkweto. Inkweto ni urugingo rwa mbere, kambyite ngo ni urugingo. Ni ikintu cya mbere ureberaho umuntu w'umusore cyangwa se umuntu w'umugabo uzi kwambara. Icya kabiri umureberaho ni umukandara. Icya gatatu urebera ku mugabo uzi kwambara cyangwa se umugabo ukeye ni iminwa ye. Ni iminwa. Iyo iminwa yumye uravuga ati uyu muntu ushobora kumucishamo ijisho, ukavuga ati uyu muntu wenda atari ikibazo cyo kwiriza cyangwa se n'iki, ushobora kuba uyu muntu wenda ku bushobozi bwe biracyari hasi. Imana iduhe gutera imbere kandi tugire imitekerereze yo kuduteza imbere kugira ngo ibyo bintu bitungane mu izina rya Yesu. Ubwo abapapa abagabo muri kubyumva, Imana ibaha umugisha cyane. So aho ngaho bashiki bacu, bamama bacu, mwebwe mukunda ibintu by'imirimbo no kurimba by'abasimu, naho ngaho muzabacishirizamo akajisho. Umukandara we, inkweto ze urebe ku minwa ye. Imana ishimwe cyane. Iby'amasaha n'ibindi biza nyuma. Na urumva ko mu by'ukuri inkweto zishaje ukwiye kuzisohora mu nzu yawe. Ukwiye kuzisohora mu nzu yawe. Kandi impamvu nanone ikomeye Imana yita ku nkweto cyangwa se imyambarire yacu, nuko inshuro nyinshi ibizi impamvu yabiduhaye. Icya mbere ni ukuturinda, ariko turabona mu isezerano rishya bariya barimo buzanye ibirenge. Ikirenge rimwe na rimwe nacyo ntabwo Yesu yagiye mu mazi, niko nkeka, ntabwo birivuga iyo detaye, yambaye wenda inkweto. Birashoboka hari ko yakuyemo akambara ibirenge. Rimwe na rimwe iyo dusomye Bibiliya tubona abagaragu b'Imana hari igihe bambaraga ibirenge. So ikirenge nacyo kugikoza ku butaka rimwe na rimwe ni byiza. Ubwo nari ngarutse ku byerekeye no kwambara ibirenge, ushobora no kuba kuramo inkweto uwo mwanya ukaba wiyambariye ibirenge. Nanavuga yuko ubu ngubu kugeza ubu indwara nyinshi abantu barwaye ziri, ni akantu mboneye kuvuga, ziri kudahuza umuntu, kudahuza n'ubutaka aho yavuye nk'umuntu w'umuntu. Biri kukuba umuntu atakisanisha na nature. Gusohoka ujye mu gashyamba uhumeke, ujye gusenga kanyarira ku musozi runaka uhumeke, mu butayu bw'aha n'aha uhumeke nk'uko bahita mu butayu, so uhumeke. Ntujyeyo gusa rimwe na rimwe ugiye gusenga, ariko unafata igihe cyo gutekereza ku ijambo ry'Imana. Unagende rwose uhure na nature, uhure n'ubuzima bwaho hanze. Mujya mubona abagabo b'uruhu rwera baturutse za Burayi, za Amerika, bajya baza muri Afurika. Ntabwo aje kwinanura gusa, aje no guhumeka hakiri ikirere cy'umwimerere. Aje guhumeka, bajya mu byo bita vacations cyangwa se vacances. Agafata umwanya akajya gutembera, akareba ibikoko, akareba ibisimba, akareba iki, kugira ngo aruhuke yisanishe n'ubutaka. Zimwe mu ndwara abantu benshi barimo bararwara n'ibindi byorezo bimwe na bimwe bigenda biza, akenshi binaterwa yuko abantu batakihuza n'ubutaka, batakihuza na nature. Ni nature, sinzi ukuntu nayivuga, n'ibidukikije. Umuntu aririrwa mu ngendo z'indege, aririrwa mu ngendo z'indege, aragenda mu bihugu ni byiza nabyo, ariko ufata n'umwanya wisanishe n'ikirere n'ahantu runaka. Urirwa mu modoka, urakata, urirwa ugendagenda, uri mu bucuruzi, ugasanga inshuro wakandagiye no ku butaka ni nkeya. Ikirenge cyawe wanagishyize mu mazi rwose ngo uruhuke, ugendagende n'ibirenge no mu rugo rwose, ko buri bwoge ni nkeya. Inshuro nyinshi urava muri ofisi, urajya mu modoka, urajya iki, byose udahuye n'ubutaka, udahuye n'isi. Urava mu modoka ujya muri ofisi, uva muri ofisi ukatuhita ujya mu rugo. Nta handi hantu ukeneye gufata umwanya ukajya muri nature, kurura imisozi, ugakora twa hiking, ukagenda ufite amazi y'urute. Uyu mwana wibereye mu cyaro arikorera injerekani, ariko aba afite ubuzima bwiza mu cyerekeranye n'icyitwa ubuzima. Wowe ushobora kuba ufite imibereho myiza ariko afite ubuzima. Arafata ikijumba cyiza cy'umwimerere cyotse muri runonko, gitamira kirye, yirira igikoro, yirira igihaza, gende yiryamire yumva aguwe neza cyane. Yinywera amazi menshi, yinywera ibikatsi n'umutobe. Sinzimbe icyaro kikibaho kimeze gutya, ariko ni byiza cyane. No kuba
igihugu gifite ikintu cy'icyaro biba ari byiza nyine, ni culture, no kwisanisha n'ubwo butaka, ni umuco, ni umuco, ni ibintu byiza birenga n'umuco bikaba ubuzima, ni ukumva impumuro y'ubutaka yaho uri. Imana ishimwe cyane. So your foot must be on ground, ikirenge cyawe kigomba kuba nko ku butaka. Niyo mpamvu ushaka gucika ubutaka, niyo mpamvu udashaka kuba ku butaka. Uri ku isi rega, uri ku isi, uzishyira hejuru, ariko bizarangira finally ushyinguwe mu butaka, kuko ntawe uba mu kirere, ntawe ushyingurwa mu kirere. Reka tujya ku kintu cya kane dusoza. Turimo turavuga ku bikoresho bizana ubukene mu nzu. Sohora ibi bikweto bishaje cyangwa izi nkweto zishaje, sohora ibi. Usanga akamambiri umaze kuyidodesha inshuro 30, inkweto umaze kuyidodesha inshuro 30, yegura yambara ariko ikabiri nahari. Shaka ibintu bishya. Ibikoresho bimeneka kuraho, sohora. Imyenda utacyambara, sohora. Tanga, twika, jugunya. Ibikoresho by'abantu bapfuye. Iki ni ikintu cya kane. Ibikoresho by'abantu bapfuye biri mu bizana ubukene mu buryo utazi iwawe. Ukwiye kubikura mu nzu yawe. Ibikoresho by'abantu bapfuye, inshuti zawe, abaturanyi bawe, waragiye wenda ukizanayo cyangwa se yagize ute, ibintu nk'ibyo, abavandimwe bawe, umubyeyi wawe, ari ibikoresho aba yarasize aho ngaho, ugasanga buri gihe urakiruka. Iki ni ikibindi cya mama, iki ni ikibindi cya data niwe wakizanye, iyi kanya papa yarayikundaga, iyi siniya yarayikundaga, ugasanga nibyo ngibyo. Yibesanye ibintu nk'ibyo ngibyo, ugasanga ni ibintu ugitunze aho ngaho. So ibi bintu, imyenda yo ugasanga uracyambara imyenda yo, urashate kote ryo uragenda ubyambara. Mu by'ukuri uretse kubikora, kubyambara gutyo nta kibazo bitwaye, ariko nanone bikubeshaho mu mpitagihe, impitakera. Iby'impitagihe n'imitakera ntacyo byagufasha ushaka kuba mu ndagihe. Ibyo ni iby'impitagihe, ni ibyabaye. Mu gihe ushaka kubaho mu ndagihe, kuviva le présent, ukeneye kwibagirwa le passé, ukeneye kwibagirwa hahise. Hari abantu mu gihe turimo turaviva le présent, we are living in a present time, but for them they are living in past. So takaza impitagihe n'imitakera, ntacyo byagufasha kubaho mu ndagihe. Kuba mu ndagihe nibwo buzima turimo. Yesu aravuga ngo ntukiganyire ngo ejo nzaba. Warimo aranababuza kuba muri future, bo ari kubasunikira kubaho aha none, kubaho mu ndagihe. Twige kubaho mu ndagihe, tubeho mu ndagihe, tubeho mu ndagihe, tubeho mu ndagihe. Ukeneye gutakaza ibyo bikoresho byabo, ni amateka yabo. Niyo mpamvu yitwa history. History bisobanuye iki? His story. History, his story, his story. Ni amateka ye. So amateka sishyira hamwe, amateka sishyira hamwe. Kuki ushaka guhuza amateka n'ayawe? Kuki ushaka kwisanisha nawe? Yesu aravuga ngo let the dead bury their deads. Reka abapfu bahambe, bashyingura abapfu babo. Mu yandi magambo, reka ibyo byararangiye. Rekana n'ibyo bikoresho. So kubigira uri attached, uri attaché ku mateka y'ikintu runaka. Ndetse rimwe na rimwe kunywera muri icyo gikombe n'ibyo uri kumutekereza, wambaye uwo mupira, kumbukumbu lake, souvenir zitangira kugenda zigaruka. Why you slave of the history? Ntabwo ukwiye kuba imbata y'amateka, ukwiye kuviva le présent, utegura hazaza hawe. Imana ishimwe cyane. Amateka sishyira hamwe. Ntabwo amateka yundi ukeneye kuyavanga n'amateka yawe. You are you remain you will be you. Imana ishimwe cyane. Imana ibaha umugisha cyane.
kuri mwese mwari mudukurikiye. Twavugaga ku bintu bine bizana ubukene mu nzu yawe. Ibintu bine bizana ubukene mu nzu yawe ukwiye gukura mu nzu yawe ugatekana. Imyenda utacyambara, ibikoresho bimeneka, inkweto zishaje n'ibikoresho by'abapfuye bisohore mu nzu yawe. Birinjiza amateka y'imitekerereze n'ibindi bintu muri wowe bigukurira abazimu kanaka yarwanye nabo n'ibyo yagendanye nabyo, usange ni wowe urimo urabyambara. Abantu benshi bagiye bambara caguwa, museka abakire ngo bambara ngo imyenda ya magasin, ngo abakire bambara nabi, wowe ukajya wirirwa muri za caguwa n'ibiki. Za caguwa ugafata imikasiro n'imivumo yabo babera. So ni ibintu bikomeye. Bakuraho caguwa ukisaza ngo ubuzima ngo biragenda bite. Ubundi abasogokuruza bacu ko bambaraga imbindo n'ibiki byose ntibari bariho. So nayo yari forme y'ubucakara, gukomeza kwambara ibintu, imyenda ivuye i Burayi, ibiki. Yambare magaze yawe, vuye muri magaze cyangwa se mangaze nk'uko mubivuga, ariko harimo n'ikindi kintu cy'umwuka. Imana ibamugisha. May God bless you so much. Ibi bintu rero bisohore, nta yindi réponse. Inshuro nyinshi buriya hari ibibazo abantu babishyira mu mwuka, tuzaza gusenga, tuzagira ute, ariko icyambere hari ibikurwaho n'amahame mu mwuka. Ikintu cyambere gikora n'amahame, principe niyako. Nimba iki kintu kibaye gutya gikemurwa n'iki, niba kibaye iki, abafite ibikoresho turaza tukabitwika, tukagira ute, tugasenga, uri mukizera ko ibyo bintu bitandukanye namwe amateka avuyeho. Nk'uko umusatsi wawe ukura ku mutwe wawe, umwogosha ukuraho, wakagombye no kuba ati ntandukanye n'umusatsi wanjye n'ugende. Hari ibindi bibera ku misatsi mu masaro tudashaka kuvuga, ariko keneye kwiyambura ibi bintu n'ibyagiye n'amateka. Imisatsi nijyane n'amateka. So Imana ibamugisha cyane, ndabakunda. May God bless you. Nimba utarakora subscription, kanda subscribe ujye ubona ibiganiro byacu. Bye. Imana ibamugisha cyane.